Mwakoze gusura channel yacu Asistain TV show. Uyu munsi twabaziniye umugabo ufite ubugeni budasanzwe cyane ukora ibintu bijyanye na secretariat public hamwe na carpenter. Reka azitangira bibwira. Murakoze cyane, nitwa Etienne, nkaba nkora ibintu bijyanye na carpenter nanone hamwe na secretariat public. Ubwo byose akaba ari business imwe tubasha gukorera hamwe. Murakoze. Okay, tubanje kubasuza cyane. Amazina yanjye Nyitangoga Freddy, nkaba ndi umunyamakuru wa Kugendere kugira turebe ibikorwa byawe n'abantu barebereho aho ugejeje impano yawe. Ese watwakiye ute? Murakoze cyane, nabakiriye neza pe, imwe bishimishije. Turatangira tukubaza, ese uri umupapa wubatse cyangwa uri umusore? Ndi umupapa ndubatse. Asante kabisa, ubwo murabyumva cyane nk'abantu b'abapapa aba ari umuntu wakurikiranye business cyane. Watubwiye ko ahangaha umukorera ni muri Gisagara mu majyepfo ahantu bita Mugombwa. Twagusanze mu biro byawe, ahantu ukorera ni heza cyane, ndabona ari ahantu heza ngereranyije n'uburyo ari ahantu hato cyane. Ni ibintu bitangaje cyane uburyo wahubatse. Ese ni wowe wahibakiye ahangaha? Nanga rwose nta wundi wahubatse uretse uyu nguyu muri kuvugana, niwe wahubatse. Buri kimwe cyose ubona ngaha nitwe twagikoze, ma design uko wakozwe hose ni njyewe, nta wundi. Nyaboneka mwege muri kurikirana iki kiganiro muze kureba uyu mugabo buryo yakoze ibintu bitangaje, ari unabyikorera cyane cyane ko afatanya ibintu bibiri, secretariat public hamwe na carpenter. Okay, ubu ngubu mukanya ubwo muraza gusura, turaza tureba ibintu wagiye akora ahantu turi n'ibindi bintu. Twatangira tukubaza, ese ibi bintu secretariat public n'ibijyanye n'ububaji, ese ubifatanya ute mu kazi kawe? Ko mbona ari ibintu biba bisaba cyane cyane ibingibi bya secretariat public, aba ari ibintu bisaba kuba uhari wicaye muri office yawe. Ese ubihuza gute n'ububaji? Ese ufite business yagutse cyangwa ifite amashami? Ko abenshi bakora utwo tuzi cyane bafite n'abakozi, bimeze bite? Murakoze cyane. Mbo ubusanzwe business nabanje cyane ni business y'ububaji. Naje gukora ububaji, nkagenda mbukora ngera igihe nshaka siège nangwa se wenda atelier, shaka abakozi bakaza bamfasha. Bigera igihe noneho mbona nk'abakiriya babaje nkaba ntabasha kuba nabona byibuze naho nabakirira. Buyintera noneho guhita nshaka ahantu mpita mpubaka kano kantu k'aka office, nubwo ari gato ariko kanakira abakiriya benshi cyane ko bose batazira mu isaha imwe nangwa se umunota umwe. Ubwo rero kubijanye wenda ahangaha urabona dufite computers na printer muno, mu bigaragara nuko wenda utabasha kwibona ariko irahari nayo. Tubasha gukorera abantu b'abakiriya ama design, ubundi tukabakorera, tukamara kubakorera ubwo dushobora no guprintinga design twayikoze dukoresheje machine, ubundi tukayimwereka yayishima, ubwo tukamukorera niba ari intebe, niba ari igitanda, niba ari akabati, buri kimwe cyose nkuko acifuza bitewe nuko na commande ikintu yaje gutanga. Ubwo rero muri ubwo buryo kora ko mba mfite abantu b'abafundi baba barimo bakora amakomande atandukanye. Ubwo nje mba nicaye ahangaha, kimukira aje navuga ati nitumusikaningire, turamusikanningira, tumukorere typing, tukamutayipingira service no muri zijanye na secretariat public tukamukorera zose, nta kibazo kiba gihari. Cyane ko ibingi nubwo ari ibyuma nkoresha mu buryo bumwe n'ubundi mu bubaji, ariko nabyo biradufasha kandi nabyo babikenewe kubyazwa umusaruro bigatanga inyungu y'amafaranga. Murakoze cyane. Muri ubwo buryo naje gukomatanya ububaji mbukomatanya na secretariat public, cyane ko muri secretariat public nta birenze rwose. Murakoze. Murakoze cyane. Ese ibi bintu mukora muhuza nyine iyi secretariat public bijyanye n'ububaji, twabonye ko bisa nkaho uri umuntu usobanutse cyane, uri professionnel. Mbere yuko ukore ububaji bwawe umanza ushanyiriza abantu ukabereka designer. Ese ko abantu bose batameze kimwe, aho usanga hari abize n'abatarize. Ese ubyakirute iyo uje nko gusobanurira nk'umuntu bijyanye na design ashaka, ko bikunda kugorana? Ubifatanya ute ko ari ibintu bikunze kugorana cyane?
Ya murakoze cyane, tuba dufite amafoto muri mashine y'ibyo twagiye dukora. Ubwo nangwa se n'undi muntu wari wese uzanye komande ati ashaka ko tumukorera iki kintu, tuba dufite amafoto menshi tuba dufite muri mashine. Ubwo araza ati nshaka wenda ni igitanda, shaka igitanda kidizayininze gute, wenda akavuga ati se hari ibyo mwaba mufite mwakoze. Ubwo rero tuba tubifite muri stoke, ubwo duhita tugenda tukamwereka, yasanga wenda nta design imunyuze tukamwereka none n'ibyo twakoze mu gihe cyashize ariko byaguzwe. Ubwo tukamwereka amafoto, agagenza ate, agahitamo akavuga ati iki ngiki nicyo nshaka ko mukinkorera. Ni iki nshaka rwose, nangwa se murenzeho mwongereho n'aka kantu, ako kantu nako tukongeraho, ariko umukiriya akagenda anyuzwe na design yifuje. Murakoze cyane. Cyane cyane ko ibi bintu ari byiza cyane nkuko mwabibonye. Nyaboneka ku bantu batuye Gisagara Mugombwa, mujye muza murebe uyu papa abarebera design nziza, nabonye ari ibintu byiza. Gusa ariko muri make ntago tugeze tumubaza ese ngo business ye ayitangwa iki, reka adusobanurire avimuzi neza business ye, kuko urumva ni ibintu bibiri bifite aho bitandukanye ariko asawe mwahuza kandi bigakunda. Rero birashoboka nabi byashoboka ko wahuza ibintu bibiri bikavamo ikintu cyiza cyane. Reka avimuzi business ye atubwire uko yitwa, anabarangiraho iba, hanyuma n'ibindi bikurikira mushobora gushaka mwamukeneraho, turabaha contact hepfo. Murakoze cyane. Business yanje yitwa Trade and Manufacture of a Wooden Product. Mbivuze ngo ibi ni ubucuruzi bwa produit ziva mu mbaho. No kuvuga ngo twe dufata imbaho tugakora, twamara gukora ubwo product zikaboneka, ubwo none tukazishira ku isoko. Iyo tuzishize ku isoko rero tuba turi kuzitrading, tuba turi gucuruza ubwo za product, niba ari intebe, niba ari ameza, niba ari ibitanda bitandukanye biba biri aho ngaho. Ubwo umukiriya yaza akagenda avuga ati nshaka igitanda, tukamwereka ibyakozwe, agahitamo, agahita agenda. Ubwo direct tuba turi muri trade manufacture, turabifabrika tukabikora of a wooden product. Muri za produit n'ubundi zivuye mu mbaho. Ni uvuga ngo muri make ubwo nibwo busobanuro bwa business yanje, ni ubucuruzi bw'ibivamo mu mbaho. Yes. Ese nk'abantu mukora ububaji bw'iki gihe, hari ukuntu usanga biba ikibazo kubona ibiti, imbaho. Ese imbogamizi muhura nazo muri business bimeze bite? Mutubwire. Imbogamizi zo ntago zabura cyane ko nk'ahantu duturiye hari imbaho ziboneka, ariko nanone nizo tutabasha kubona vuba mu buryo bwihuse, bikadusaba ko tuja kuzisanga nka za Huye, za Sovu, ni kure cyane, za Save mu Gakiro, tukabasha kuba twabona izo mbaho. Nka za Cyprès ntago ziboneka cyane, n'izindi mbaho zindi zitandukanye z'amakarite. Ubwo tujahe tukazizana, ubwo tukabona tukazikoresha biturukanye n'ubundi na komande y'ikintu cyagenwe gukorwa. Nangwa se wenda urugero, niba dushaka ikintu product igomba kuva mu rubaho runaka, tujahe tukazizana, ubundi tukagenza dute, tugakora ibyo tugomba gukora muri za mbaho. Asante kabisa. Ku bantu bashaka ibikorwa bitandukanye, product ziva mu mbaho cyane, mwaza kwegera uyu papa akatwibwira nkuko yatwibwiye, akaza kugenda adufasha. Rero nkuko mubibona tugiye kugenda tubatembereza, tubereka n'ibintu bitandukanye papa agiye akora. Mu by'ukuri ni ibintu bigaragara ko kuri uyu munsi ibintu bigezweho cyane, nawe ntiyasizwe inyuma n'amateka. Ni ibintu bigaragara ko technology ayifite cyane rwose, na skills azifite. Ku bantu b'abakiriya bakwifuza ibintu bitandukanye, baza kumuhamagara, reka anabahereze imbuga nkoranyambaga ashobora kubakoresha ku buryo mwamubonaho byoroshye, mukaza kubona product ze. Murakoze cyane. Ahantu nkorera ni mu karere ka Gisagara, umurenge wa Mugombwa, mu centre ya Bisha. Aho ngaho niho nkorera. Mbo ku nimero ushobora kumpamagaraho ni 078 74 350 55, nangwa se 072 76 79 164.
ushobora kumara nanone kuri WhatsApp kuri ya nimero nahereyeho 0787745355 kuri WhatsApp ushobora kumbona nangwa se ukabona amaposta ibyo twapostinze kuri iyi WhatsApp. Nanone ushobora no kutwandikira kuri email, dufite tmwproducts23@gmail.com. aho ngaho tubasha kuba twakominikana rwose nta kibazo. Yes, murakoze. Aho ngaho murabyumva, ni different platform mwakoresha kugira mubone ibihangano bye ndetse n'ibicuruzwa bye. Noneho niki wabwira ku bakiriya bawe baza bagusanga cyangwa n'abataramenya ibintu ukora muri aka kanya? Uretse kubabwira ngo ikaze muri TMWP, bazazi bisanga buri kimwe cyose, nta kibazo, tuzabakirana ikaze. Kandi ikindi kiriho dutanga na serivisi nziza ku batugana. Ndazi neza ko nta waza tugana ngo agenda avuga ngo ntazagaruka. Mu iwacu ntabwo ibyo bibaho muri TMWP. Murakoze cyane rwose. Yes, ciao. Uyu ni papa twe twasuye, murabona yatubwiye ko yubatse kandi murabibona ko akuze cyane. Rero katugende tubatembereza tunabereka ibintu agenda akora. Muri make murazi kubikunda ndabizi neza. Ciao. Stein TV show turabakunda. Ciao.